bibaye natari marene yagiye gushakisha ubuzima by'ukuri no murasta nta kibazo nagiranye nawe na gito ku buryo natari guhamagaza ubuyobozi nuko bibaye nahari nagiye gushakisha mu by'ukuri ntago nari nzi ko ibi bintu byazagera muri uru rwego gutya. Wowe uheruka kubona ryari umuturage afata icyemezo cyo gusenyera umuturage mugenzi we muri iki gihugu turimo? Biheruka kera nubwo nazi biheruka mu ntambara ngo biba byandenze ntacyo nakora kuko urabona ko ubuzima bugiye hasi. Urabona ahangaha nanjye niho nagerageza gushakisha izi mibereho ubona n'imishinga igiye itandukanye aho ngaho urabona ko byangiritse ni byinshi. Ubwo rero ibindi byo n'ubundi inzego zifite ububasha zirakomeza zibikurikirane. Amabati barayatwaye, amabati bayajyanye. Ni ukuvuga ngo yarayawe se? Rwanda nyine. Hanyuma rero uyu munsi noneho twakoreye ikiganiro mu matongo. Twakoreye ikiganiro mu matongo. Ubundi busanzwe amatongo ntago abamwe abantu. Uyu munsi rero tugiye mu matongo arimo abantu cyangwa se tugiye mu itongo riteyemo umuntu ngira ngo nkuko mubibona muri kubona utubati, muri kubona ibikoresho byo mu gikoni, muri kubona ibikoresho byo ku meza abantu bafungura, muri kubona ibiryamirwa, muri kubona ubuhinzi. Ibyo byose bifite agaciro k'amafaranga. Wakibaza ngo rero uyu munsi kubera iki ibintu nk'ibyo ngibyo bifite agaciro k'amafaranga muri iki gihugu cy'u Rwanda gisobanukiwe n'icungamari, ubutunzi ndetse n'umutungo kamere biri ku muri kondisiyo. Niyo mpamvu twahisemo kwiyambaza umwe mu basanzwe babahangaha cyangwa se muba muri aya matongo kugira ngo badusobanurire mu by'ukuri impamvu nyamukuru ituma mu matongo. Tuguhaye ikaze ngwino bwira abantu egera hino. Yego turagusuye tugusanze mu matongo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niki gituma mu by'ukuri wowe uba mu matongo? Oranose okay, ni ikibazo nanjye kimbayeho gutya. Nanjye ibintu birabantu umuntu araje asenyaho niberaga. Iki ni ikibazo cyari kiriho n'ubundi kuko aha hantu ngewe ubundi nabanye na nyogokuru. Ati araje asenyaho wiberaga. Reka wenda nyobora amashusho. Yego ariko ngira ngo urabizi ko ubusanzwe mu Rwanda akajagari ntago kemewe. Nta gitangaje rero kuba bagusenye kugira ngo abaturage bagire imibereho myiza. Ntubizi se? Ibi ntago ari akajagari. Ibi ni ihohoterwa kubera ko nge ntago narindi mu kajagari ahangaha nge mpamaze igihe. Iki ni ikibazo kiranga cyari kizwi. Kuko ubundi muri make uyu nguyu usenya ahangaha we yitwazaga avuga ko ngo hano hantu yahaguze. Yego kuko ni ikibazo cyari kiriho n'ubundi kuko biri no mu rubanza. Bibaho bo diringa nabo kuko n'ubundi bashatse kubikora na kare kose ariko ngewe nkomeza kubihagararaho n'ubundi kubera ko ndi hano hantu ni ibintu bizwi. Hano hantu ngenda nari ntuye abaturage babizi, buri muntu wese abizi. Ariko ibyo bintu biza kubaho mbo bashaka kugira ngo n'ubundi bahandi manganye uyitwaje ko ngo yaguze na data ariko data we sinzi kuko nawe ntaba no mu gihugu. Ubwo rero nza kudiringa nabo ikirego cyane njyana mu rukiko burumva ko niko buretse gatatu kubaza kudiringa ubwo ushatse kuvuga iki kugira ngo n'umuturage umve ikinyarwanda bisobanukire. Nagiye negosiya nabo cyangwa se uburyo twabivugamo mu kinyarwanda cyumvikana. Uburyo nagerageje kugira ngo numvikane nabo ariko bakabyanga bashaka kugira ngo ibintu babikore ku ngufu mu buryo nk'ubwo. Ubundi muri make ikibazo cyangwa ukuntu giteye ngewe nabanye na nyogokuru igihe kirekire. Mama yarapfuye mbana na nyogokuru turabana igihe kirekire pe. Nyogokuru agira ubwo agera mu zabukuru aravuga ati rero mwana wanjye dore niweho twabanye niweho wamenye ngeze ahangaha byuze warabigizemo uruhare none ngiye ikintu nshaka gukora ndashaka kugira ngo ngere ngushimire. Wishimira kuko ntacyo nakoze ahubwo ngiraho nguha nawe byibuze nkuremere hanyuma nawe ugire ukubaho mu mibereho yawe. None uyu munsi habaye amatongo byagenze gute? Nyogokuru icyo kintu yashatse kugikora agikoza ariko ibyo bintu data wacu aramurwanya kuko ntabwo yashaka ko n'ubundi hano hantu mbasha kuhabona. Ibyo rero biteza ikibazo. Bimaze guteza ikibazo tujya no mu manza zabyo, tujya mu bunzi. Ubwo nyine dusa nkaho asa nk'ari kuburana n'umuhungu we kugira ngo
ahabwe uburenganzira ampe muri rusange Yes. ni umunani wahawe n'umuryango wawe. noneho ibyo ngibyo bimaze kubaho gutyo noneho ubwo haza kubaho ubwumvikane yego bw'uko data wacu yitwazaga yuko gerageza wihutishe dufite umwanya mutoya kuko ibyo ntabwo uzabivuga mu rukiko, agaragaza yuko aha hantu ngo afitanye uburenganzira na mukuru we na data ariko udahari. Mukecuru tuza aza kumvikana nawe, amaze kumvikana nawe ariko bemera yuko n'ubundi ahantu bahampaye. Noneho ubwo barahampa mu byumvi, inyandiko zirahari, ariko icyaje kubaho nyuma, icyaje kuba kugira ngo twihute byumvikane. Yego ni ukuvuga ngo nyogokuru igihe cyarageze arapfa. Yego arasaza. Amaze gusaza, yego njye ni ukuvuga ngo narahagabanya, twagabanya na data wacu, kuko we uzi twabikomojeho aburana na mukecuru we, umutungo yari yarafashe awibaruzaho. Amaze kwibaruzaho, hanyuma noneho ubwo muri ayo masezerano twagiranye we tuhagabana, avuga ko icyangombwa cy'ubutaka n'ubundi agomba kuzagira gute, kuzakimpa. Ariko mukecuru amaze gupfa, ibyo banze kubikora, banshira uhinga inyuma, ahantu ngo barahagurisha njye ntanabizi, urumva. Noneho njyewe ndabarega, ndavuga nti kuko njye ubwo bugure ntabwo nemera, icyo ndi kubaza ndabaza icyangombwa cyane cy'ubutaka kugira ngo ngire uburenganzira ku butaka bwanjye. Ibyo banga kubinkorera, ndabarega. Maze kubarega ntanga ikirego mu rukiko. Yego biri mu rukiko. Ariko uyu munsi warone ntangajwe no kubona, ni ukuvuga ngo uyu muntu yaje kuhasenya ikibazo kiri mu rukiko, yaje kuhasenya ikibazo kiri mu rukiko. Sara gitangaje nyine urukiko niba rwamaye uburenganzira bwo gusenya ubutaka bwe atari ubwayo, birumvikana ko agomba kuhasenya kugira ngo hakoremwe imishinga, si byo se? None se akora imishinga y'urukiko rwigeze ruhamuhesha se? Ni ukuvuga ngo ubu butaka nawe mburana, urumva ko njye ni ukuvuga ngo arombaza icyangombwa cyanjye cy'ubutaka, urumva, no guhagarika ubwo bugure bw'ahantu kubera ko ntabwo byemewe. Yego ubusanzwe yego turabyumva ko basenye aho warambikaga umusaya ugakora n'ibikorwa bitandukanye, kako ejo ndi twari twahakoreye. Yes, twari twagusuye ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo, twanabwiye abantu ko bagomba kukwisunga kugira ngo bigishe, ariko uyu munsi hahindutse amatongo ndetse n'imitungo irangizwa. Uyu munsi mu byangijwe hari ibifite agaciro k'amafaranga birimo cyangwa ni ibintu bisanzwe birahari? Birahari, urumva ko ibikoresho bimwe biba byangiritse. Urabona nk'ahantu nari mfite projet y'ubuhinzi n'ibihumyo, urabizi ko twajyaga abantu barabikoraho. Ibyo nabyo ni ibintu byangiritse, kuko ibi ngibi nabyo ni amafaranga. Urabona ni imishinga nabaga nifite y'ubuhinzi ahangaha mu rwego rwo kugira ngo niteze imbere, urumva. Ubwo ribyo byose byagiye byangirizwa. Urabona ubuhinzi bwanjye n'inyanya za hariya zangiritse. Anyway, reka tujye tubireka. Hanyuma rero ubusanzwe iyo igikorwa nk'iki kigiye kuba, umuntu wese ukorera igikorwa mu mudugudu cyangwa ukora ibindi bintu runaka aba ahagarikiwe n'abayobozi, na executive na meya, birashoboka cyane cyane ko nayo even na uwo ari we wese n'ushinzwe umutekano. Kubera iki gikorwa cyabaye, kuki utiyambaje inzego z'ubuyobozi, cyane cyane ko ubuyobozi bwegerejwe abaturage, kuki utabiyambaje ngo bagufashe? Ibi ngibi bino bibaye mu buryo butunguranye, kuko uwo nguwo we niwe uje kubikora ku giti cye, wazanye abantu n'ubundi bagira bate baza gusenya. Nta muyobozi wari uhari, cyangwa se wenda byubuze ngo abayobozi babe babigizemo uruhare. We niwe wabikoze mu buryo bwe, araza arabikora, urumva. Ubwo rero amaze kubikora gutya, nanjye ubwo nagerageje kugira ngo nitabaze inzego z'ubuyobozi bw'ibanze n'iki, gusa barambwira bati turagukorera raporo kugira ngo n'ubu ukomeze ikibazo cyawe, ariko nuko nguko bigenze. Ni ibintu bibaye mu buryo butunguranye. Thank you. Urakoze cyane. Ubusanzwe nimero za polisi ni 112. Yego wenda za mudugudu n'izishinzwe umutekano n'isiboda ni imibare 8 cyangwa 10 simbizi, bishobora kugorana. Ninde wahamagaye muri abo ngabo kugira ngo agufashe? Okay, ibi ni ibintu bibaye aka kanya, sibyo? Bibaye kano kanya, gicyo nkoze no kwitabaza inzego zibanze. Hanyuma barabimenyeshejwe, umva barabizi. Ubwo nabo gahunda igiye gukurikiraho n'ubundi. Kubera iki inzego zibanze zitaje kugufasha? Bari bahugiye mu zindi nshingano. Yego ibintu bibaye, umuntu araje arasenya, urumva. Wowe kurikije uko wabonye igikorwa cyo gusenya, bigaragara ko aribwo bikirangira nubwo tutabashije gufata amashusho. Igikorwa cyo gusenya cyatwaye nk'iminota ingahe? Ni iminota mike cyane. N'abantu bangahe bagusenyeye?
mbo ntabwo nigeze njya muri details zo ugereranyije nyine gereranya ariko nk'abasenya bari bageze nko ni hagati ya 6 n'umunani bari bahagarikiwe n'uwo nguwo bagize gute waje kubakoresha icyo gikorwa. Kuki utahamagaye polisi niba abayobozi bahuze rero bagiye mu zindi nshingano mudugudu ashobora kuba yagiye mu nama cyangwa se na executive bari mu nama muri gahunda z'abaturage kugira ngo turusheho gutera imbere, kuki utahamagaye polisi? Mbo ibi bintu bibaho mu buryo byawe. Ntabwo bagusenyeye uhari, ntabwo wasanze uri mu nzu, basanze uri he? Basanze ndaho ngaho baraza batangira kubigerageza, ngerageza kubabwira nti ibintu ni mubireke. None bibanze bizemo ubuyobozi bifatirwa umwanzuro bo arabyanga abikora ku ngufu, abikoze ku ngufu. Okay, ubwo nanjye nibwo mpise ngira gute, nibwo mpise nitaba ngerageza kujya mu nzego zibanze kugira ngo bamenyeshwe ibintu bigenze, noneho bagira icyo bamfasha bankorera raporo ibindi byo bikurikire nuko bigenze. Hanyuma rero dusobanurire ugiye kubahute rero aho wari uri bahase cyangwa wari usanzwe ufite ibintu ugiye kuba mu yindi? Nabaga ahangaha, aha niho nabaga, ahangaha niho nyogokuru yansize. Umuntu ati mwana wanjye dore komeza ubuzima, urumva kuko nawe yarwanye urugamba kugira ngo hano hantu mpabone, abona n'umuhungu we kugira ngo abashe kuhampesha. Umukecuru ageze aho agira ubwo atabaruka, amaze gutabaruka n'ubundi cya kibazo cyari kirimo n'ubundi yagize gute, barahakurimangaga nacyo n'ubundi barahandi manganya. Anyway, uko biri kose ushobora guhamagara. Ni ikibazo urabona ko nyine imibereho biragoye, urabona kuko aha niho nabaga, ariko nyine ikibazo nk'iki kiravutse, urabona kugira ngo imibereho ikomeze biragoye. Ubwo rero urumva ko ibi byo birakomeza bikurikiranwe n'inzego z'ubuyobozi bagira icyo bamfasha, nuko nguko bimeze. Ntako mwavuganye n'abayobozi cyangwa tubahamagare tubabaza? Abayobozi nagerageje kuvugana na mudugudu, sindi ko nawe yarafite agiye mu zindi gahunda, mu zindi nshingano, ariko arambwira ati reka tubikurikirane tugire icyo twagufasha, noneho bikomeze bigere no mu zindi nzego. Byari babikurikirane ryari bakubwiye ko ndacyarimo mvugana yaguhaye rendezvous ya ryari kugira ngo tuzamenye ngo nitunagaruka tuzaba tuje kureba hari ikintu cyahindutse ku mibereho yawe? Ntiyari ahari, ariko amasaha yo mu saa 8 saa 9 egera hino ubwira abantu ngende kukumva, ariko bari bakeneye kukumva. Yes, babwire nyine ikibazo cyawe kizakemuka ryari? Mbo ikibazo gukemuka sinavuga ngo kizakemuka ryari, urumva ko iyo batanze raporo ubwo nabo bagerageza kugufasha mu buryo bwabo. Yes, kugira ngo bikurikiranwe. Ni ibintu byiza. Hanyuma rero bavandimwe, ngira ngo mwabibonye ko umuvandimwe ibikorwa bye byaba iby'ubukungu cyangwa se ibimufasha mu buzima bwa buri munsi, imishinga yari afite byose byagiye hasi. Ntabwo ari ya gahunda ya leta yo kurwanya akajagari kugira ngo abaturage babarinde ibintu bishobora kubatwara ubuzima, ahubwo n'umuturage wafashe icyemezo aragenda asenyera umuturage mugenzi we. Ubundi ibi bintu ntabwo byari bisanzwe bibaho, byaherukaga mu mwaka w'1959 nibwo abantu bagerageje gutwikira abandi barahunga, uko bishakiye barabikora barahunga. Uyu munsi rero niba koko uyu murasta cyangwa se uyu muvandimwe ibyo avuga ari ukuri, niba uwo muturage yaje kumusenyera nguko urumva ko araza kubiryozwa. Ubwo rero muraza gukomeza mugumane natwe muri rusange. Iyi niyo nkuru twari tubafitiye kuri uyu munsi, turakomeza dukurikirane uyu muturage w'u Rwanda uko ibibazo bye birushaho kugenda bikemuka, cyane ko ubuyobozi bumukikije kamwijeje ubufasha. Reka tugushimire kandi ukomeze ukurikirane ikibazo cyawe mu nzego zibanze ndetse no mu nzego zisumbuye.